mu mpinga z'imisozi, mu mataba ateye neza. Ubyumve neza ko nta n'umwe yashoboraga kuhakandagiza ikirenge n'uyu n'umwe, kuko inzoka y'uruziramire yashoboraga kugucamo kabiri, kuko yamurindaga, yari yaramaze gutozwa bihagije. Ntakubeshye aratinyitse koko. Nyagakecuru niwe mugore wigometse ku bwami kugeza n'ubwo bashakishije andi mayeri kugira ngo abashe gutsindwa. Byasabye Ruganzu Ndori kumugabira umukumbi w'ihene kugira ngo abashe kumutsinda. Ubyumve neza ko nta yindi strategy y'urugamba yashobokaga kugira ngo abashe gutsindwa usibye kumuha izo hene. Iyo hataba ibyo uruziramire rwari kugucamo kabiri nta n'izindi mpaka ziri aho ngaho. Nibyo ubyumvise neza cyane, urugo rwe rwari ruzitije ibitovu kuva hasi kugeza hejuru. Kubw'ibyo rero nurangiza iyi video uraza kuba usobanukiwe neza uburyo ki Nyagakecuru yabayeho, uburyo ki yabayemo, aho yabaye, ndetse unamenye neza icyatumye ubwami bwe bw'ubugwe bubaho. Ikindi kandi muri iyi video uraza kurangiza usobanukiwe neza aho nk'umugani ngo habe namba waturutse. Kubw'ibyo rero niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu murongo, kora subscribe, share ndetse na like kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika, kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'amateka aranze iki gihugu cyacu ndetse n'amateka acanganye kuri iyi si nzima dutuye. Turi ku muyoboro mugari JP TV Show. Ikaze mwese murisanga mu gusobanukirwa aya mateka twifashishije ibitabo ndetse n'inyandiko zitandukanye ndetse n'abahanga mu mateka bavuga ko kumva neza amateka ya Nyagakecuru bigusaba gusubira inyuma ho ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare. Bagira bati akima ingoma abavandimwe be barimo byinshi bamara ndetse n'abandi bamwigumuyeho. Muri uko kumwigumuraho rero ubutegetsi bwa Cyamatare n'u Rwanda rwagize intege nke, ubutegetsi burajegajega kugeza ubwo Abanyabungo, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bateye u Rwanda maze bararutsinda. Ndahiro Cyamatare yicirwa ku Nyundo, ubu ni muri Rubavu. Ibaze ko kubw'ibyo bahise bahahimba izina bita ku rubi rw'inyundo. Ibaze ko icyo gihe bafashe abagore ndetse n'umugabekazi barabica ahitwa ku Miko y'abakobwa, ubu ni mu karere ka Ngororero. Ubyumve neza ko umuryango w'umwami watsembwe burundu, umwana w'umwami gusa waje kuba umwami Ruganzu wa kabiri Ndori waje guhungishwa maze ajyanwa muri Tanzania kwa nyirasenge bitaga Nyabunyana. Kubw'ibyo rero nk'aho ibi bidahagije, buri gace kose mu gihugu umuntu yarazaga agahita agafata ingoma, n'undi agafata kandi kuko kitari gifite bene cyo. Muri uko gucikamo kw'ibihugu rero hari agahugu kari mu majyepfo y'u Rwanda, ubu ni muri Huye. Aka gahugu kakaba kari gafite izina bita Ibugwe. Ni ukuvuga ko rero muri aka gace k'Ubugwe niho Nyagakecuru yayoboraga. Kubw'ibyo hari iruhande Muzumvu witwa Mpande, hepfo yo mu mikindo ya Makwaza mwumve abitwa ba Nyakarashi. Kubw'ibyo rero ubyumve neza ko ku myaka isaga 10 Ruganzu yatangiye gushyira hamwe ingabo, akajya agenda yohereza abatasi bakaza kureba uko bimeze, harimo nka Kavuna. Noneho atangira kuza kubohora igihugu ahereye mu Mutara. Wibuke ko Ruganzu Ndori yari yarahungishirijwe kwa nyirasenge Nyabunyana Ikaragwe muri Tanzania, igihe se Ndahiro Cyamatare yicwaga akanicanywa ndetse n'umugore we ndetse n'abandi bagore benshi cyane. Kubw'ibyo rero nyuma y'urupfu rwa Ndahiro Cyamatare haje kuvuka uduhugu duto mu gihugu cy'u Rwanda, aribwo haje kuzamo n'agahugu kw'Ibugwe ka Nyagakecuru. Ubundi Nyagakecuru yari muntu. Mu gusobanukirwa rero, Nyagakecuru uzwi cyane ku izina rya Benginzage wo mu bisi bya Huye yatwaye igihugu cy'Ubugwe mu kinyejana cya 16. Benshi mu bamuzi nk'igishegabo, akaba n'umunyabwenge wabaga mu bushorishori bw'umusozi muremure w'ibisi bya Huye. Ijambo ibisi rikaba risobanuye uruhererekane rw'imisozi. Uyu musozi rero muremure Nyagakecuru yatuyeho ureshya na metero 2400. Bivuze ko kuwuterera n'amaguru uhereye ahitwa Sovu bisaba iminota irenga hagati ya 50 ndetse na 90. Ubyumve neza ko kuwuterera mu gihe cy'izuba ari ikizami gikakaye cyane. Kubw'ibyo rero izina Nyagakecuru yari izina yari yarahimbwe n'ingabo ze ndetse n'inzoka karundura y'uruziramire yahoraga ku bikingi by'amarembo, ku buryo kumutera bitari byoroshye habe namba. Kubw'ibyo rero yari yarahimbwe izina rya Nyagakecuru, akaba yari yararihimbwe n'ingabo ze mu gihe yitwaga Benginzage. Akaba yari afite umugabo we bakaba baramwitaga Samukende. Ubyumve neza ko iyo abantu bageze hano batangira kwitiranya ibintu, bamwe bati Nyagakecuru ni umugore, abandi ati Nyagakecuru ni umugabo, ariko ubyumve neza ko yari umugore wa Samukende. Nta kubishidikanyaho
koko tugendeye ku mateka yanditswe ndetse n'iby'ibitabo bivuga, Nyagakecuru yari umugore. Muri ako gace rero hitwaga Ubugwe, hagaturwa ndetse n'Abenengwe. Ibi nta kubishidikanyaho kuko baturukaga mu gice cy'uturere twa Huye, Nyaruguru ndetse na Nyamagabe. Ubwo rero ni ukuvuga ko nyuma y'urupfu rw'umugabo we Samukende waje kuzungurwa na Rubuga, nibwo Ruganzu Ndori wa kabiri mwene Ndahiro Cyamatare yaje kwigarurira agahugu bita Bugwe. Ariko ibi nkaho bidahagije, byamusabye ubwenge cyane kugira ngo abashe kwigarurira aka gahugu. Muri bya bisi bya Huye hejuru rero hari y'akazenga gatoya kameze nk'akayaga. Kindi kandi akajya ahora yiretsemo amazi atajya kama, bikavuga ko ariho Nyagakecuru yogeraga. Kubw'ibyo rero niyo ugeze ayo mazi urayabona. Ese tukibaza ngo Nyagakecuru ko yari akomeye, afite inzoka imurinda ndetse n'ingabo zikomeye, byagenze bite kugira ngo Ruganzu Ndori amutsinde? Byagenze bite? Tega amatwi maze ubyumve neza. Ruganzu wa kabiri Ndori nawe rero amateka agaragaza ko yari umwami uzi ubwenge cyane kandi akagira n'ingabo bita ibisumizi zari zikaze cyane. Kubw'ibyo rero ku ngoma ya Ruganzu Ndori yageze ubwo yigarurira uduce turimo Ruhashya ndetse na Mara ho mu Busanza bw'Epfo, ubu ni mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya. Icyo gihe byose bijya kuba rero uriya muhinza witwaga Benginzage wari ukomeye cyane, ariwe bita Nyagakecuru mwene Samukende, yari atuye ku gasongero k'ibisi rya Huye, akaba yari atwaye igihugu cy'Abenengwe mu gihugu cy'Ubugwe cyari gikomeye cyane kandi kuko cyari cyegereye no ku Burundi. Ngo kubw'ibyo rero ubyumve neza ko Nyagakecuru yari yarigometse cyane ku buryo yari yaranze ndetse no guhakwa ku Rwanda ndetse no gutura amaturo umwami Ruganzu. Ubwo rero Ruganzu yagerageje kohereza udutero shuma kwa Nyagakecuru, ariko ingabo ze zikubitwa inshuro zigasubira inyuma. Igitangaje gihari rero ni iki ngiki. Ibirari by'amateka byerekana ko Ubugwe yaba bwarashinzwe mu mwaka wa 300 nyuma y'ivuka rya Yezu, aho hari undi muntu wamenyekanye mu mateka y'ubu bwami akaba yaritwaga Rwamba. Ikindi menya ko Ubugwe bwari igihugu kitisukirwa, hari harimo Mugwe, Rwamba, Samukende ndetse na Rubuga. Nyumva neza, ingoma ngabe ya kiriya gihugu yitwaga Nyamibande. Ariko nubwo ubu bwami bwari bukomeye rwose, Ruganzu yaje kuzimya ingoma y'ubu bwami bwa Nyagakecuru. Ese yaje kubikora ate? Mu gusobanukirwa neza, umunsi umwe umwami Ruganzu wa kabiri Ndori yashatse kwigarurira ubwami bw'Ubugwe hagati y'1510 kugeza mu 1543 mu rugamba rwo kwigarurira u Rwanda. Ubwo yohereje abatasi kugira ngo bamwige neza, azabone uko azamutera amurimbure nk'abandi bahinza bose nk'uko byari intego ye. Ariko Nyagakecuru yari afite urugo rw'inzitane hejuru mu bisi bya Huye rukikijwe n'amatovu menshi, ariko hakaba n'inzoka y'inkazi cyane yabaga mu bikingi by'amarembo ku buryo nta wapfaga kuharenga. Ibaze ko abatasi ba Ruganzu Nyagakecuru kugira ngo bamucakire byagoranye cyane. Kubw'ibyo rero ikibazo cyari gihari yari amatovu menshi, ikindi gihari ari inzoka nini y'uruziramire. Ruganzu rero nk'umunyabwenge w'icyo gihe yahise ashaka umuti w'icyo kibazo, maze amushukisha kumugabira ihene nyinshi, maze zihageze ya matovu yari akikije urugo rwe ndetse n'ibisura zirayarya zirayararika zicamo ibyanzu. Ubwo na ya nzoka karundura yakundaga kuba ku bikingi by'amarembo irahunga iragenda. Ubwo rero ingabo za Ruganzu bitaga ibisumizi zaje guhita zitegura ibitero bigamije guhitana uwo muhinzakazi. Nyagakecuru birazorohera kuko zaciye muri bya byanzu byaciwe na za hene yari yaragabiye Nyagakecuru. Ubwo rero ubyumve neza, ibisumizi byaraseseye bihinguka kuri Nyagakecuru biramwica. Ibirari by'amateka byerekana ko ibi byabaye hagati y'umwaka w'1510 n'1543. Ubwo rero nyumva neza ko nyuma y'urupfu rw'umugabo we Samukende waje kuzungurwa na Rugaba, nibwo Ruganzu Ndori wa kabiri mwene Ndahiro Cyamatare yigaruriye agahugu k'Ubugwe. Ubwo rero nta kubishidikanyaho ko Nyagakecuru ndetse na Rubuga rwa Samukende baguye muri icyo gitero ndetse n'ingoma ngabe Nyamibande ijyanwa ibwami kwa Ndori. Kubw'ibyo rero ntega amatwi wumve ko benshi mu basigaranye ibisigisigi by'aya mateka bemeza ko kugira ngo Ruganzu Ndori atsinde Benginzage byamusabye ubwenge bwinshi, ngo kuko byamusabye kugira ngo agabe ibitero bibiri, kimwe cyoherejwe kwa Nyagakecuru, ikindi cyoherezwa ku ngabo zakundaga kunganira Nyagakecuru zari zirimo izitwaga Imparabanyi. Izi zari zituye mu rusobe rw'imisozi hafi y'ibisi bya Kigasari. Ubu hari uruganda rw'abacuzi b'igishamvu. Ngo hakabamo rero uwitwaga Mba, akaba yari intore cyane kandi azi no kumasha ndetse no kuzibukira. Uyu Mba nawe rero yaje kwicwa muri icyo gihe mu ihirikwa rya Nyagakecuru.
ngo uyu mba rero yari umurwanyi w'igihangange cyane, ubwo ngubwo uwamwumvaga wese yaratinyaga. ubwo ngubwo igihe ingabo zari zitashye barazibajije, tese bose mwabishe? maze umwe arasubiza ati yewe twabishe habe na mba. ubwo insiga n'imigani kwira ityo iti habe na mba. ubwo rero mu kuva kwa Nyagakecuru amaze kumwica yimukiye iruhande kwa Mpandahande. mu kugerayo rero yasanze abahinzi barimo bahinga, maze arababwira ati mumpe mbakire. ariko mu kubakira yashakaga kwakira Mpandahande, nuko aragenda arahinga. ageze kuri Mpandahande amukubita isuka, nuko ingabo ze ziriruka. nuko Ruganzu Ndori amaze kwisasira Mpandahande maze ariyamira agira ati nishe Nyagakecuru mu bisi rya Huye, nica Mpandahande, ninjye Cyamaranama, ninjye Cyantabwoba. ubwo Ruganzu Ndori akomeza kuba icyamamara cyo. kuri ubu iyo uri mu bushorishori bw'ibisi bya Huye ubona itaba ryari ryubatsemo amazu ya Nyagakecuru. ikindi kandi ubona ko hari ibisigisigi by'ibimera byerekana ko hahoze hatuwe, harimo amatovu makeya n'utundi twatsi dukunze kumera hahoze ifumbire y'urugo. nta kubishidikanyaho kandi iyo uhageze ubona ikizenga gitoya kiretsemo amazi kandi kitajya gikama. ni ukuvuga ko kandi rwagati ku musozi ubona agace kitwa kuk'abakobwa, aho abakobwa bahuriraga kera bavuye guca imyeyo ndetse kandi no gutashya inkwi bakaganira amabanga yabo. aha kandi hakaba hagaragara agataba bakundaga kwicaramo. kuri ubu kandi itaba ryari ryubatsemo amazu ya Nyagakecuru, n'ubu ubonamo imyobo yerekana ko koko hashobora kuba hari urugo. inzobere mu by'amateka bakomeza batubwira ko abatware n'abategetsi bahambere baturaga ku misozi hejuru mu rwego rwo kugira ngo biborohere kwitegera ibihugu byabo, ariko kandi hari mu rwego rwo kugenzura umwanzi, kuko umwanzi washakaga gutera yajyaga guterera umusozi yamaze gutahurwa kare. ibirenze kuri ibyo nizere ko mwamaze gusobanukirwa, mwamaze kuva mu rujijo niba Nyagakecuru yari umugabo cyangwa umugore, n'ibindi byinshi nabisobanuye byimbitse. mu gusobanukirwa rero n'ibindi bisobetse, nyarukira hepfo aho ngaho kuri playlist maze urebe inkuru zabanje nka Nyirarunyonga yaje nk'iyagatera, inkuru ya Rukara n'izindi. ikindi kandi ukore subscribe, share, comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigere kuri benshi babikunda. igitangaje kuri byo, nuza gutanga comment nkusezeranyije ntashidikanya ko nzayisubiza neza cyane, kandi nushaka n'indi nkuru nazavugaho uyandike muri comment, kuko n'iyi ngiyi yasabwe n'umukunzi wacu. kubw'ibyo rero mugire impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. nge nari JP. ciao ndabakunda cyane, tubonane muri video z'ubutaha.